ni umukobwa witonda, amazina ye yitwa Anita, ariko ibyaje kumubaho biteye ubwoba ubwo mucuti we yatangiye kumumenaho amazi. Ese uyu mukobwa yaba ari kuzira iki? Kubera iki ibi byose biri kumubaho? Undebere rwose umukobwa amaze kubona rwose ibimaze kumubaho, nta kundi yari kubigenza. Sasa imbere yabo cyangwa se hirya yabo hari abasore bari kubitegereza, bari kubona rwose ibintu uyu mukobwa ari gukorerwa, ndetse umusore umwe muri bariya yarahindukiye arabyitegereza biramuyobera. Ndetse uyu mukobwa umuntu uri kumumenaho amazi ni umuntu w'inshuti ye basanzwe rwose bamenyeranye, ndetse mu bandi bantu agaragaza yuko ari we muntu w'inshuti ye ya hafi kurusha abandi bose. Ariko ikintu yatangiye gukora aka kanya giteye agahinda. Uyu mukobwa akibonye ko umucuti we amaze kumukorera ibintu nk'ibi ngibi yarababaye cyane. Birashoboka yuko nta cyo gukora yari afite. Hari igihe rwose ubona ibibazo nk'ibi ngibi bitangiye kukubaho ukabura uko ubigenza, ugatuza nyine, nta kundi kuntu wabigenza. Uyu mukobwa akibona umucuti we amaze kumukorera ibintu nk'ibi ngibi, amaze kumutohereza imyenda ye, kandi ikintu gitangaje ni ukuntu iyi myenda uyu mukobwa ariyo yonyine yari afite, ariko ibintu umucuti we amaze kumukorera byari biteye agahinda. Ari wowe kwabigenza ute? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ibuka gukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo tujye turabana mu nkuru nziza z'urukundo mbana bateguriye umunsi ku munsi. Ndetse bidatinze wa musore wabyitegereje wabonye uko byagenze yaje ahangaha yihuta kugira ngo aze kureba ikibazo kiri ahangaha. Mbega umukobwa w'umugome! Uyu mukobwa ntabwo ari mwiza mw'abantu mwe. Abakobwa bameze gutya ndabasuhuje, abakobwa mugire umushiha n'umujinya ndabasuhuje rwose. Akantu nk'aka ngaka ntabwo ari keza. Ndetse wa musore yaje yihuta ati byagenze gute? Ko ndi kubona mwarakaranyije cyane, byagenze gute? Mubanze munsobanurire. Gusa uyu mukobwa yabuze icyo asubiza, yabuze ukuntu abigenza. Hari igihe ugera mu kibazo kimeze gutya ukabura amagambo, mbese ukumva no kuba rwose ntacyo bikumariye, ukiba mbese uti mbese ibibazo bizarangira ryari? Ariko nubona bimeze gutyo uzatuze ndetse wihangane, umunsi urahari, ibyo byose bizarangira. Sibyo nshuti yanjye? Imana irakuzi, ndetse ibibazo byose ucamo umunsi ku munsi Imana irabizi. Ndetse nkubisa yuko aka gafilime ugomba kugera ku musozi wako, ukaza kumenya impamvu y'ibi byose, ndetse ukaza kumenya n'ukuntu byaje gusoza. Ese byaje kugenda gute? Umusore ageze ahangaha yabuze ukuntu abigenza, byaramucanze neza neza, ndetse atangira koza uyu mukobwa ati ariko ibintu ukoze urabibona? Reba ukuntu mugenzi wawe kuko umumenyeho amazi, ibintu ukoze kuko uri kubona atari amakosa? Banze umbwire, ni ukuri rwose ibintu wakoze ntabwo ari byiza habe namba. Uyu musore yarabyamaganye uyu mukobwa bitewe n'igikorwa kibi yaramaze gukora. Gusa uyu mukobwa akomeza abwira umukunzi we ati n'undi munsi nanga abakobwa batagira 12 baza bari kwibambaza ku mukunzi wanjye. Ikindi kandi nzakomeza kumurwanira uko byagenda kose mpaka kugeza ku gupfa kwanjye. Ese umukunzi we avuga n'uwuhe? Katuze kureba. Gusa uyu musore ati ariko nta nubwo ari uko nguko agakwiye kumurwanirira. Ndetse umukobwa ati ngomba gukora igishoboka cyose no gupfa napfa, ariko nkarengera umukunzi wanjye. Ndetse udukobwa nk'utu ngutu tuza turi kwibambaza ku mukunzi wanjye ntituze kuntesha umutwe n'undi munsi. Umukobwa arangije aragenda, gusa yagiye ababaye, agenda rwose ahaye isomo uyu mukobwa yamumenyeho amazi. Mana ishobora byose, uyu mukobwa usigaye hano ababaye cyane. Uyu mukobwa undebere rwose yarafite agahinda. Uyu musore yitegereza uriya mukobwa ugiye, ndetse yitegereza n'ibintu akoze, ntacyo ari kurenzaho, nta kundi kuntu yari kubigenza. Umukobwa ari kurira, agahinda ni kenshi, ati kubera ikibi byose biri kumbaho, basi ni igiki nacumuye ku Mana ku buryo nahembwa ibihembo nk'ibi ngibi. Gusa uyu musore ati rero uzi, reka nkubwire nyine, umva mukobwa, ihangane. Anita, ihangane rwose. Gusa Anita yarateye agahinda, Anita yarababaje, kandi mu bisanzwe ni umukobwa witonda, umukobwa urangwa n'ikinyabupfura. Ku ishuri rwose ni umukobwa urangwa n'imico myiza, ariko ndebere ibintu umucuti we yaramaze kumukorera biteye agahinda. Birasa kugenda gute? Undebere rwose. Gusa uyu musore agerageza kubwira uyu mukobwa neza ati ihangane, bibaho mu buzima, ubwo niba byabaye
ndetse nta n'ukundi kuntu wabigenza. Ubwo nyine komeza kwihangana, ubwo nta kundi kuntu wabigenza. Gusa uyu musore akomeza kugenda ahumuriza uyu mukobwa. Ni ukuri nawe nujya urabona umuntu uri mu kibazo kimeze gutya, ujye uragerageza kumwihanganisha, buriya niyo ntwaro iruta izindi zose. Mbega ndetse unamuhumurize. Uyu musore rwose akitegereza ibintu uriya mukobwa yakoze byaramubabaje. Ati kubera iki uriya mukobwa akoze ibi byose? Uyu mukobwa reba ukuntu amuhindanyirije imyenda ye, ubu se biragenda gute? Mana ishobora byose. Gusa uyu mukobwa akimara gukora biriya byose, yagiye hano mu rugo agenda arakaye. Akigera iwabo yumvaga rwose byamucanze. Mana ishobora byose, uyu mukobwa yari yababaye. Ati ntabwo nabyihanganira kubona rwose kari agakobwa kari kugenda na sheri wanjye, ahubwo ngomba kuzagahitana nkakica. Umujinya ni wose. Umukobwa atashye mu rugo iwabo atabyumva neza. Ati ahubwo buriya ntabwo buriya ambonye, urandebera di uriya mukobwa ni ukuri. Uyu mukobwa tubona ahangaha akigera mu rugo iwabo yakuyemo imyenda, mbese nta kindi kintu yari gukora akigera mu rugo ndetse kubanza gukuramo imyenda. Ata avanamo imyenda y'ishuri. Ubwo nyine yarageze mu rugo iwabo yabanje kuvanamo ijipo. Uyu mukobwa agiye gukora iki? Katuze kureba. Uyu mukobwa amaze kuvanamo ijipo nta kindi kintu cyari gukorwa keretse nyine gukora ibyo agomba gukora. Katuze kubireba. Kubera iki uyu mukobwa atangiye gukuramo imyenda ndetse akayikuriramo hano muri salo? Nta kindi kintu yari yakora. Ageze ahangaha atangira guhita ajugunya hasi. Ati nta bindi bintu ngomba gukora, kariya gakobwa ngomba kukemeza nkakereka yuko rwose ibintu gakora katazi ibyo ari byo, ntabwo kanzi, njye nanagahitana. Umukobwa uri ahangaha mbese yakora ibishoboka byose akaba yanakwica, akubonana na sheri we mbese yaguhitana. Nta by'imivugano, nta mikino uyu mukobwa ajya agira. Wapi rwose, ushaka kugira ngo umukineho ahita akunangura ugapfa bikarangira. Uyu mukobwa nta mikino, kuko ntabwo ari uwa mbere yaba yishe. Yagiye yica n'abandi bantu bagiye batandukanye. Rero kari agakobwa kamwe gusa ntabwo kari kumunanira. Umukobwa ibyo birangiye aragenda rwose ajya kwicarira ku ntebe, ategereza n'uwo mbese atangira gutekereza ikintu cyo gukora. Ari nako atangira gutekereza ibintu byinshi. Katuze kureba uyu mukobwa ni bike atangiye gutekereza muri we, ndetse no kugira ikintu akora kugira ngo atangire kuyegurira umukunzi we, mbese n'abakobwa batangira kugendana n'umukunzi we, abe yakora ibishoboka byose kugira ngo badakomezanya. Uyu mukobwa katuze kureba, gusa umujinya ni mwinshi. Ati ntabwo byumvikana. Anita, mana yanjye, Anita anjyanire sheri, ntabwo nabyemera pe. Ndetse ikindi kandi sinabyihanganira, ntabwo nabyihanganira rwose ibi bintu. Umukobwa yari yababaye ndetse yarakaye. Ati ndakora iki koko? Ndakora iki mana yanjye? Umujinya ni mwinshi. Ati ni ukuri pe kari agakobwa ndabona bikomeje kwanga, reka ntangire ntekereze. Nta mukobwa Anita, umukobwa uri hano hari ibyo atangiye gutekereza. Yatangiye gutekereza ubwo umukunzi we mbese bari kumwe bameze neza. Uyu musore muramuzi, ni wa wundi wakoze ibishoboka byose kugira ngo atabare uriya mukobwa Anita ari mu mazi abira. Ibi byose uyu mukobwa ari kubitekereza. Ati ntabwo bishoboka rwose kubona umusore nizeye nkamuha umutima wanjye wose akora ibintu nka biriya. Ndetse uyu musore yatangiye abwira uyu mukobwa ati sha uri mwiza n'ukuri rwose urarenze, uzi ukuntu ureba neza. Ibi byose uyu musore ari kwibwira uyu mukobwa. Uyu mukobwa nanone ari gutekereza ibihe byiza atangiye kugenda agirana n'umukunzi we, akumva rwose ntabwo byashoboka yuko umukunzi we ajya kumuca inyuma agakundana n'abandi bakobwa. Uyu musore yari yishimiye uyu mukobwa, ndetse n'umukobwa ari kumva ari umwamikazi, ari kumva mbese ateteshejwe kuko mu bigaragara uyu musore yamwitagaho. Sasa bakiri ahangaha uyu musore hari uwo yabonye ari kugenda ku igare. Ese ninde yarabonye? Ni Anita yarabonye. Ati Anita se asigaye yaramenye igare? Ntabwo bishoboka. Reka nanjye ngire ntane na Anita, ndabizi turi buze kugirana hafi yo mu rugo. Reka ngire rwose ntahe. Gusa uyu musore ahita agenda, maze uyu mukobwa asigara hano ababaye cyane. Ati kubera iki sheri yakora ibintu nk'ibi ngibi? Ndetse uyu musore atangira kugenda asubiza Anita ati Anita, hayi wamenye igare se? Sheri bayi rero, ubwo tuzahura ejo, reka ntambikane na Anita ataza kunsiga.
uyu musore arangije rwose ahita yifatira akagare ke aragenda. Gusa uyu mukobwa ati baby ugiye he kuko wambabariye kuko tukaba turi kumwe n'ibihe byiza twari dufitanye. Gusa umusore arangije arigendera akurikira uyu mukobwa ati ndinda rwose tujyane, ndinda tugirane imbere, urabizi tujya mbese kujya mu rugo, mbese urabizi mu rugo iwacu ndetse n'iwanyu n'akagera rwose utambikiramo ugiye mu rugo iwanyu ni hafi rwose y'iwacu, reka dutambikane. Gusa uyu musore yaje ari kwishima, aza ari guseka ati mbega ese uyu musore kuri iki ari kuza mbese yasheze cyane, ari guseka ari kumva byamurenze. Ubundi uyu mukobwa ni igitangaza, ni bwoko ki? Ati wowe igihe naguhamagariye wansize. Gusa Anita akomeza kumwitegereza ati ntagusiga se, wumvaga yuko ndi buze guhagarara hariya? Uyu musore ati rero nanjye nagusiga, shaka nahita nkujya imbere kandi nkusize nawe wampamagara. Batangira kugenda baterana amagambo meza nk'ayo ngayo. Ati sha nanjye ndamutse nkugiye imbere watangira kumpamagara kandi umpamagaye nanjye natangira kugenda ndi kukwima amatwi kandi ndabizi byakubabaza. Uyu mukobwa ati no, ubwo se wabikora? Ntabwo rwose wakora ibintu nk'ibyo ngibyo rwose, ndabiziye nziye neza yuko rwose ibyo bintu utakigera ubikora kuko ndakwizera. Gusa uyu musore akomeza guseka ati sha mva, iyo nkubonye rwose uri gutwara igare ndi kubyibuka rwose ejo bundi utarizi ukuntu twagendaga tukagusiga, ariko ndikora uyu munsi uri umwansiye. Gusa ibyo byose uyu mukobwa akabibona bikamubabaza. Ati kari agakobwa mbese bishatse kuvuga yuko Anita akundana n'umukunzi wanjye, ibi ngibi si nkabyihanganira. Uyu mukobwa arabibona, arabyitegereza biramubabaza. Ati singomba kubyihanganira rwose biriya bintu, kariya gakobwa ngomba kugahana nkakemeza rwose nkakereka yuko katagomba kubana na sheri wanjye kuko ntabwo bari kuri rev imwe, ntabwo byakunda. Umusore akomeza kwigendera ndetse n'umukobwa bakomeza kugenda bafitanye ikiganiro cyiza, mbese mu muhanda bari bameze neza nta kibazo. Gusa wa mukobwa yari yasigaye. Anita se byagenze se, birangira ajyanye n'uyu musore ndetse bagenda bari kuganira. Mbega umusore ari kugenda ari gusezera sheri we ati bye sheri, ubwo nyine nahejo si byose. Gusa aka kantu uyu musore akoze ntabwo ari keza mw'abantu mwe, ni ukuri rwose. Ibi byose uyu mukobwa abibonye ati sinabyihanganira rwose, njyewe ntabwo nabyihanganira rwose ibi bintu, kubona umusore anjoga bigeze aha ngaha. sawa sha, ndaza gukora ibishoboka byose, ibyanyu byose ndaza guhita mbisenya mu munota umwe gusa, ndaza guhita mbisenya. Ndabizi rwose ntabwo wowe Anita wantwara umukunzi wanjye, nibyo uri kwigira byose. Gusa Anita akomeza kujyana n'uyu musore bari guseka bishimye. Tekereza ari wowe umusore ati sha ndinda tujyane, kandi ibaze noneho usanzwe umukunda, none ku bw'amahirwe ugasanga arakubwira ati ndagukunda cyane, wabigenza ute? Si wakumva byakurenze? Ndabizi wabyishimira rwose pe. Nako byakomeje kugenda. Ibi byose uyu mukobwa akomeza kugenda abyibuka ati Anita Anita sha ntabwo nakwihanganira pe, ni ukuri pe, ngomba no kuguhitana nkakwica. Umukobwa yari yababaye cyane ati kubera iki sheri wanjye yakora akantu nk'aka ngaka ko gufata uriya mukobwa akamunsimbuza? Kubera iki basi nanakora na biriya byose ndi kumuhana maze nkajya kubona sheri wanjye aje ari kurengera uriya mukobwa? Kubera iki kuko basi ni igiki nabona narakoze ku buryo uriya musore yakifata akanyanga? Basi se ndi mubi? Umukobwa yararize abura uko abigenza, ariko nta kundi kuntu byari kugenda. Byarangiye kuri uwo munsi, mana yanjye. Ndetse barakoreka one day ubwo uyu mukobwa yari guseka ameze neza ndetse ari kumwe n'aba basore. Bari abasore babiri, uyu musore muramuzi, undi we ni inshuti ye bisanzwe, ntabwo mumuzi. Ndetse ni mukobwa muramuzi, asanzwe ari sheri w'uyu musore, musanzwe mumuzi rwose. Barakoreka rwose bari bishimye ku munsi w'isabukuru rwose y'uyu musore, byari byishimo gusa. Uyu mukobwa akomeza kugenda abasuhuza. Sasa ako kanya hari uwaje. Ese uwaje ahangaha ninde? Ni Anita, nawe yari yatumiwe. Mana yanjye, undebere rwose. Anita akigera ahangaha, murabizi ikintu cya mbere umuntu abanza gukora iyo ageze ku bantu batari basanganwe, ikintu cya mbere ahita akora ni ugusuhuza abo asanze. Atangira asuhuza, undebere rwose.
Imana ishobora byose. Nuko byagenze, uyu mukobwa atangira amusuhuza. Imana ishobora byose, ukurikire rwose, ese ukurikire aka gafilime ni keza, witegereje neza. Ese ubundi ko uyu mukobwa adamanuye ibiganza bye bigenze gute? Aho kugira ngo asuhuze uyu mukobwa, akantu yamukoreye ntabwo ari keza, hise amucira mu ntoki mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, burya abagome babaho. Aho kugira ngo amusuhuze, yamuciye mu ntoki. Abari aha ngaha bose barabyitegereje, barabibona bati ntabwo bishoboka. Gute se? Ndetse uyu mukobwa atangira guha uyu Anita agasopo, ati n'undi munsi nakubwiye ngo iki, sinakwiyamye. Uyu mukobwa Anita yaratunguwe, ati shuwa se ngo iki, ushatse kuvuga ngo iki? Anita yaramaze guhabwa agasopo, ati n'undi munsi nzongera kukubona na sheri wanjye, muri kujyana mbese muri no kuganira no gupfa uzapfa. Anita abuze ukuntu abigenza, ati ubanza ndi kurota, ubanza rwose ibintu uri gutekereza ahari atari byo, ubanza rwose atari ukuri. Anita nta kundi kuntu yari kubigenza. Anita ni wa mukobwa muramuzi, acisha make, akora ibishoboka byose kugira ngo rwose abone na sosiyete neza. Ariko nubwo abantu bakomeza kumugora, Mana yanjye, uyu mukobwa akomeza kugenda amusomera, ati se ntabwo wari ubizi? Nizere ko wari ubizi, kandi ikindi nizere ko bitagutunguye. Icyo nicyo gihembo ukwiriye, ibyo ngibyo nibyo bigukwiye rwose. Uranyumva neza? Umukobwa yabuze ukuntu abigenza, nta kundi rwose keretse kurira. Mana yanjye, ari wowe ibi byose bibayeho wabigenza ute? Umukobwa ararira cyane, ati kubera iki koko Mana yanjye? Basi ni igiki nacumuye, ni igiki nakoze? Ese ubundi uwo musore ahora ari kunshinja njye nigeze nkundana nawe? Gusa uyu mukobwa ntabwo azi yuko uriya musore amukunda, abona bajyana, ariko gusa kuri uriya mukobwa azi ubwenge, azi neza yuko sheri we akunda uyu mukobwa bitewe n'ibimenyetso agenda amubonaho. Ati narakubwiye ngo njye nawe tuzahangana, wanga kubyemera. Uranyumva neza? Nzaguhiga mpaka ahantu hose nzagufatira, uzamenye ko rwose duhiri guhigana nk'agaca n'inkoko. Nzaguhiga. Uranyumva neza? Umukobwa buri uko abigenza arumirwa, ndetse ako kanya uyu mukobwa nta kindi kintu yari gukora keretse guhita ava aha hantu maze akagenda. Umukobwa yaje yishimye, azi ngo aje muri bidi, ariko byarangiye nabi. Ubwo yatangiraga kureba hirya, ndetse agatangira gufata umwanzuro wo guhita ataha, akava aha ngaha. Ati n'ubundi ntabyo naba ndimo, kuko kugera mu bantu bakanyakira gutya ni ukuri rwose ntabwo bishoboka. Basi ni nteko se naba narakoze ku buryo nshobora kwakirwa mu bantu gutya? Inshuti yanjye igakora ibintu nk'ibi ngibi. Ukurikire rwose, ndetse babasore uko ari babiri batangiye kugenda baseka uyu mukobwa, bagenda bamuseka koko. Ndetse ikintu gitangaje ni ukuntu uyu mukobwa uriya twagiraga ngo ni sheri we, ariko ntabwo ari we, ahubwo ni abasore mbese basanzwe bari inshuti nawe, ndetse n'uyu mukobwa yasanzwe ari inshuti nabo, ariko nta sheri uriya mukobwa urimo, kuko iyo aza kubamo yari kurengera uyu mukobwa. Ariko siko byagenze, umukobwa yaragiye, ndetse bari abasore nabo basigara bari guseka uyu mukobwa bitewe n'ibintu yaramaze gukorerwa. Bati twigumire mu byacu, n'ubundi karanaka goryi ni akantu gatereye aho ngaho nyine, ubundi twishime ntacyo bitwaye rwose. Mbega gusa umukobwa asigara aha ngaha, ati Anita nzamuha agasopo ku buryo n'undi munsi atazigera yongera gukora ibintu nka biriya. Gusa hagati aho barakureka uyu musore muramuzi. Uyu musore uje aha ngaha nanone aje muri bidi y'uyu mugenzi we, nawe ubwe yaraje. Ndetse uyu musore uri kuza hano musanzwe mumuzi, asanzwe ari sheri w'uyu mukobwa, yaje gutya. Mana yanjye, aza aha ngaha. Gusa ikintu gitunguranye ndetse kitari na cyiza ni uko asanze Anita, ndetse ari nawe umukobwa yishimira cyane kurusha abandi. Amaze kugenda, umusore akigera aha ngaha nyine, akimara kubura Anita kandi yarazi yuko ari buze kuba ahari, nta kindi kintu yakora keretse kubabara. Ndetse uyu mukobwa akibona sheri we amaze kuza, ati hayi sheri, wari uri hehe? Gusa uyu musore ati shana nakerewe, nanjye hari akantu nari ndimo rwose ndi gutunganya, gusa ndabona rwose mubigeze kure, ariko gusa nizere yuko ntigeze rwose mbatenguha nubwo nakerewe. Ni ukuri rwose. Umusore atangira kuvuga atyo. Gusa ikintu gitangaje ni ukuntu yasanze uwo yita sheri we, mbese uwo ari guteganya kuba mbese bakundana, mbese bapanga umubano uhamye, yaramaze kugenda.
abangaba noneho gahunda zabo zagombaga gukomeza, ariko gusa nubwo zigiye gukomeza wa mukobwa yagiye. Gusa uyu mukobwa ati sheri ni ukuri nari nkwishimiye, ariko uyu mukobwa mbese ibi byose abivuga uyu musore atishimye habe namba, bitewe nuko hari uwo atari kubona ahangaha, kandi bari bavuganye mbere yuko aza ahangaha yuko bari buze kuba bahahurira, ariko ahageze aramubura. Gusa uyu mukobwa akomeza kubaza sheri we ati ariko sheri kutishimye, erega ugomba guseka, uyu munsi ni umunsi wo kwishima, erega ni inshuti zawe si byose, ni inshuti yawe rwose, kandi sheri ntuze kuntenguha, si byo mukunzi wanjye, kandi urabizi ndagukunda. Gusa uyu musore arababaye koko, azi neza yuko uyu mukobwa atari mwiza, azi neza ibintu uyu mukobwa akunze gukora umunsi ku munsi. Imana ishobora byose, nta kundi kuntu yari kubigenza uyu musore, ndetse nyine guhora nta kundi yari kubigenza. Gusa uyu musore agihindukira hari uwo yabonye, ndetse ntabwo yigeze amubona ameze neza, ahubwo yamubonye ari kurira. Umusore atangira kwirengagiza, atangira kugenda areba hirya no hino, mbese adashaka kubigaragaza mu bantu yuko hari uwo yabonye ari kurira, cyane ko azi yuko uyu musheri we akunze kumwamagana. Uwo nta wundi ni Anita. Mana yanjye, uyu mukobwa ati ariko sheri kubera ikindi kona utameze neza, ndiko nagira ngo ibitekerezo byawe biri kure cyane, kandi urabizi ngomba kukwitaho, ndagukunda mukunzi wanjye, ngaho mbabarira rwose ngo utameke keke, kandi abizi neza yuko uri buze kuyikunda, sibyo mukunzi wanjye? Sheri wambabariye. Gusa wa mukobwa uri hariya ari kwitegereza ukuntu abandi bishimye, ari kwitegereza ukuntu umunsi waryoshye, ariko kubera atari mu bandi, bitewe n'ibintu uriya mukobwa yamukoreye bikamubabaza. Ati kubera iki koko, kubera iki Imana yakemera ibi byose? Ndetse nko ibi bidahagije uyu mukobwa yapanze kuba yakica uyu mukobwa, ati ahubwo uyu mukobwa ngomba kuzamwica nkamuhitana, kugira ngo ngumemeze neza, ubundi niharire sheri wanjye tumeze neza rwose nta kibazo. Ikirori cyabo cyakomeje gukomeza, mbese umunsi wabo ukomeza kugenda ubaryohana, ari nako bakomeza kugenda bacurira, mbese bishimye, mu gihe undi we ababaye nta kundi yari kubigenza. Ari kubyitegereza, ariko n'ukuntu bizihiwe, ariko na ukuntu bameze neza, ariko nta kindi kintu yakongeraho keretse kubyihorera gusa. Hari igihe ugira mu kibazo ukabura uko ubigenza, ugatuza, nta kundi kuntu wabigenza rwose. Ndetse n'uyu mukobwa nawe niko byagenze, yaratujije, ndetse barakwereka ko agakobwa kakoze bya bindi byose, ibi byose kagatangira kubikora, kari kumwitegereza, kari kumukwena. Mana yanjye undebere rwose, agahinda koko ngo ntikica kagira mubi, kuko nibyo uwaciye uwo mugani ntabwo yigeze abeshya. Umukobwa atangira kugenda yishima, ameze neza, anakwitegereza ura Anita ari kumukwena, ati n'ubundi wari ukwiriye kuba uri ahantu hameze gutyo, wari ukwiriye rwose kuba umeze gutyo, nta kundi kuntu rwose, ndetse nta n'ibyiza wari ukwiriye keretse ibyo ngibyo. Ndetse uyu musore atangira kugenda atamika umukunzi we, ati sheri I love you, ndagukunda cyane, mbega wari umunsi mwiza koko, byari bigaragara. Reka mbabwire yuko yari episode ya mbere turi kureba, mu kanya rero ntumuze gucikwa, turareba na episode ya kabiri. Rwose pe iraba iryoshye, ndabise usigaranye amatsiko y'ukuntu biza kugenda, ndabise usigaranye amatsiko yuko mbese yuko uyu musore mbese azaza gukundana n'uriya mukobwa Anita. Ese ubundi uyu mukobwa uri gukora ibi byose, amatsiko ufite bizarangira gute? Ni mu kanya ntuze gucikwa, ndabakunda, ciao ciao.